Mbahaye ikaze muri aya materaniro Imana y'umwijuru umugisha muze tuganire ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge dushimire Imana. Data wa twese uri mu ijuru turagushimira. Urera urakiranuka, uri Imana yacu, uri amahoro yacu, uri ubuzima bwacu. Mwami Imana turakwinjiza kugira ngo tugire neza kubw'imbabazi zawe. Tugiye kumva ijambo ryawe, reka Mwami ribe ijambo rikomeza ubuzima bwacu kandi rihindura ubuzima bwacu. Urakoze icyubahiro n'icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya 9 turahera ku murongo waho wa 14. Ni ijambo Matayo yaryanditse na Luka araryandika, ariko ndagira ngo twifashishe cyane ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, kuko hari ukuntu Mariko we yabaye nk'ujya muri details zabyo cyane kuruta abandi. Reka dusome rero dutangire twige mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo ngo akiza umuhungu urwaye igicuri. Bageze aho abigishwa be bari, babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni ibonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa, arigaragura, abira ifuro. Yesu abaza ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora, tugirire imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo niba mbishobora? Byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati, ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye, biruka acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntumugarukemo ukundi. Arataka, aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye. Bituma benshi bavuga bati, arapfuye. Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye, baramubaza bati, niki gitumye twebwe tudashoboye kumwirukana? Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Amina. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga aha ngaha mu butumwa bwiza nko bwanditswe na Mariko. Avuga ngo umwuka ukubita umuntu hasi ukamugagaza. Hano tuhasanze inkuru z'umugabo wari ufite umwana wari urwaye indwara ikomeye cyane. Noneho araza asanga aho abigishwa ba Yesu bari. Yesu yari yaraye ku musozi asenga ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohana. Ariho hantu yari baraye. Bibiliya avuga ngo abari kumwe nawe babona ararabagirana cyane, babona Mose na Eliya bahagararanye nawe. Noneho bukeye avuye ku musozi gusenga, amanutse ageze aho yarisize abandi bigishwa be, asanga hari abantu bari kumwe nabo benshi. Abo bantu bari barimo umugabo wari ufite ikibazo, wari ufite umwana wari urwaye indwara ikomeye cyane. Noneho biravuga ngo yari yamuzaniye abigishwa ba Yesu kugira ngo bamukize, barasenga ariko iriya dayimoni ntiyavamo. Yesu ahageze umugabo amubonye ngo aramwegera, ataka cyane, aramubwira ati, ngirira neza ndengera. Avuga ati, mfite umwana ufite ikibazo, afite indwara, ariko abigishwa bawe bagerageje kumukiza byananiranye. None ndakwinginze we ngwino umfashe untabarire umwana. Yesu aramubaza ngo
aravuga ati muzageze he kutizera. Ariko umugabo abanza gusobanura imiterere y'indwara ukuntu yari iteye. Yavuze ngo uyu mwana afite dayimoni ibana nawe, ngo aho imusanze hose imukubita hasi, yamara kumukubita hasi ikamubirisha ifuro mu kanwa, amenyo akanyurana akayakuba kandi akagagara. Ngo aho amusanze hose amukubita hasi. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga ngo aho amusanze hose amukubita hasi. Tuzagenda turebera hamwe ibimenyetso by'iyi ndwara cyangwa se by'uyu mwuka uri kuri uyu mwana w'umuhungu. Uyu munsi tugiye kubanza tuganire kuri iri jambo rivuga ngo aho amusanze hose amukubita hasi. Umwuka ukurikirana umuntu, umwuka ukurikirana ubuzima bw'umuntu, umwuka uba ahantu uba mu bantu, umwuka uba mu muryango, uhora ugenda ukubita abantu hasi. Ubwoko bw'Imana, ubuzima turimo kuri iyi si tubaho, tugenda duca mu nzira nyinshi, tugenda duca mu buzima butandukanye, tugenda duhura na byinshi mu buzima. Tugenda nk'ubushize n'amabwira ngo tugenda duhura n'abantu batandukanye mu buzima. Hari abatugirira neza, hari abatugirira nabi, hari abadushyigikira, hari abaduhemukira, hari abadushimisha, hari abatubabaza. Iyi si tubamo nuko iteye. Buri munsi mu buzima bwa buri munsi duhura n'abantu b'ingeri zitandukanye. Noneho ubuzima bwacu uburyo bwubakitse buhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Indwara z'ibyorezo ziraza, indwara zitari z'ibyorezo nazo ziraza, indwara zivurwa zigakira zibaho, indwara zivurwa ntizikire nazo ziraza. Umuntu akarwara bakagerageza kugeza igihe byangiye umuntu agapfa. Rero hari indwara zigaragara bapima mu maraso bakazibona, bagatanga umuti. Hari indwara nanone ziba ku bantu bapima mu maraso y'umuntu, iyo ndwara ntibayibone. Bakajya kwa muganga bagahinduranya ibitaro bitandukanye, abaganga b'abahanga bakaza ariko bapima bakavuga ngo mu maraso nta ndwara tubona. Kandi mu by'ukuri umuntu akaremba. Umunsi ku munsi ku minsi igenda itambuka umuntu akagenda aremba kurushaho. Bakava mu bitaro bimwe bakajya mu bindi, bapima bakavuga ngo nta ndwara babona. Hakaba igihe abaganga iyo bamaze babuze inyito yayo, ngira ngo hari kubera kurambirwa guhora babwira umuntu ko nta ndwara, umuntu ararembye nta ndwara, batangira kuvura. None icyo gihe hakagiye havamo indwara zindi, baba bati ni za kanseri, ko yari kanseri bakuvura ariko n'ubundi ugasanga ntikize. Ariko mu by'ukuri hari indwara baburira inyito, hari indwara babura ubwoko bwayo. Yesu nashimwe cyane. Hari bene izi ndwara kenshi ujya kwa muganga bapima amaraso ntibagire ikintu babona, bacisha umuntu mu cyuma ntibagire ikintu babona. Umuntu akavuga ngo umutwe urandya cyane ku buryo yumva ari hafi nko gusara, kandi hakaba igihe ubwa buribwe bugabanuka, hakaba ikindi gihe nanone bwongera bukaza, hakaba ikindi gihe nanone busa nk'ubugiye, hakaba ikindi gihe bwongera bukaza. Ariko iyo bwaje aba ameze nk'uwataye umutwe. Bene izi ndwara kenshi ni umwuka uturuka ahantu, ni umwuka mubi w'abadayimoni uza ukaza ku muntu, wamugeraho akaribwa cyane, akarwara akagenda. Bajya kwa muganga bafata ibizami mu maraso bagasanga nta ndwara irimo, bagafata kariya kantu gapima umuriro ka sameta bagashyira mu muntu bagasanga karagaragaza ko temperature iri normal. Ariko we urwaye arataka bati ndababara cyane ndapfuye. Bene izi ndwara nk'izi akenshi ntabwo ari indwara zivurwa n'abaganga. Yesu nashimwe cyane. Kuko ubushakashatsi bw'abaganga n'imiti bagenda bavumbura igenda ivura indwara nk'izo zituruka hanze, zizanwa n'utundi dusimba dutandukanye. Iziterwa n'imibu, ziterwa n'utwo tuntu twose tuvirus dutandukanye, ziterwa n'amamikrobe atandukanye. Niho hantu hagenda hava buriya iriya miti bavumbura izije kuvura izo ndwara. Ariko nanone hari ubundi bwoko bw'indwara abaganga batajya babasha kubona. Hari ubwoko bw'indwara runaka budashobora kuvurwa n'iriya miti y'abaganga bakora. Iyo rero habayeho ko abantu bitiranyije ibintu, hakaza indwara nk'iyi bakayitiranya n'iyi ndwara yindi, bakajya kwa muganga bakavura ntibyemere, kugeza igihe hakaba igihe umuntu apfuye.
bantu b'Imana, niyo mpamvu Imana yemeye ko ku isi habaho itorero. Niyo mpamvu Imana yemeye ko habaho Imana yatwiyeretse, hanyuma kandi ikaduha n'umwuka w'Imana na Yesu Kristo akaza, ndetse ikatubwira no gusenga. Gusenga ni ubwoko nanone bw'imivurire. Ubwo ndavuga iyo tuvuze gusengera abarwayi, ni ubwoko bw'imivurire Imana yatanze, ihashyira imbaraga zayo nk'Imana kugira ngo ibidashobokera abaganga bishoborwe n'imbaraga z'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ntibivuze yuko indwara zose, ntibivuze ko abantu batakenera kujya kwa muganga. Urarwara ukivuza, ariko iyo abaganga bananiwe, aho niho imbaraga z'Imana ziza zikagaragarira. Yesu nashimwe cyane. Akaba nanone igihe abantu babyitiranya, akavuga ngo iyo turwaye twebwe ntitwivuza ahubwo turasenga. Nanone hababayemo kubura ubwenge, ko hari indwara ushobora kurwara nubwo Imana ikiza indwara zose, ariko nanone Imana niyo yemeye ko abaganga babaho. Ni nayo itanga ubwenge bw'abaganga bakoresha bakavumbura imiti. Ni Imana igenda ibere, kuko n'imiti bakoresha yaremwe n'Imana. Nta muntu urajya mu ishyamba, ntabwo imiti bakuramo, ibiti bakuramo imiti n'ahantu hose bayikura, ni Imana yabiremye, si abantu babiremye. Icyo Imana ikora rero, itanga ubwenge bwo gusobanukirwa ko biriya bintu yaremye hashobora kuvamo umuti uza gukiza bano bantu. Yesu nashimwe cyane, ko ntabwo ari abantu babirema, ni Imana ubwayo yabiremye, yarangiza igaha abantu ubwenge bwo kubikoresha kugira ngo bakize abandi. Rero no kwivuza, kujya kwa muganga uragenda ukivuza. Iyo rero hageze ko haza ubwoko bwa bene iyi ndwara, iyobera abaganga badashobora kumenya inyito yayo, badashobora gusobanukirwaho ibyayo, aho niho imbaraga z'Imana zize zikagaragarira abantu b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Uzumva ubuhamya bwinshi bw'abantu bavuga, ejo bundi hari ubuhamya twabonye bw'uyu mwana w'umuhungu bita Yanga. Imana yacu habwa icyubahiro ko yamuvuye. Ngira ngo niba mwarakurikiye buriya buhamya bwe, mwagiye mwumva step by step uko abaganga bagiye basuzuma indwara n'ibimenyetso byayo n'imiti na recommendations bagiye batanga, kugeza ubwo ku giti cyiwe Imana yamusanze iramugenderera, iramukiza. Ziriya ni imbaraga z'Imana. Iyo abaganga bananiwe, Imana yacu iragaragara. Iyo ibyiringiro byacu byanze, Imana iza kutwereka ko hari ahandi hari ibyiringiro harenze aho twari dusanzwe dutekereza. Yesu nashimwe cyane. Rero uyu mugabo yari afite umwana urwaye indwara iteye ubwoba. Aravuga ngo uyu mwana wanjye afite indwara ikomeye cyane. Ni umudayimoni umutera. Bene izi ubwoko bw'abadayimoni cyangwa se n'ubusanzwe abadayimoni, ntabwo umwuka wabo ubamo umuntu nguzye mu maraso. Ushobora kukuzaho, ushobora no kugenda, ariko aho ushakiye kuza uraza, kuko iyo nta mbaraga zikurinda zihari, igihe cyose uriya mudayimoni ushakiye kuza uraza. Noneho ngo aho uyu mudayimoni wamusangaga hose, wamukubitaga hasi. Tugiye kuganira turebe ngo uyu ni bwoko ki bw'umudayimoni bukurikirana umuntu, bukurikirana ubuzima bw'umuntu, ku buryo ibyo urimo byose, aho uyu mudayimoni ugusanze ugukubita hasi. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni umwuka mubi w'abadayimoni ubana n'abantu. Ugira inkomoko nyinshi zitandukanye. Ushobora gukomoka mu bisekuru by'umuntu, ushobora gukomoka gakeya nanone, ariko nanone biva mu binyirakuru by'umuntu. Ushobora ko umwuka ukomoka mu binyirakuru ugira imbaraga nkeya ku buzima bw'umuntu, cyane ko ho ntabwo bijya birenga ibinyirakuru bitatu, ariko kwa se w'umuntu bigera mu bisekuru 7. Ni umwuka ushobora gukomoka mu nzira z'abarozi, bakakoherereza uyu mwuka abarozi mu mbaraga zabo, mu badayimoni bakorana nabo bakawukoherereza. Nanone ukaza ukajya ukunaniza, ukubita hasi, uguca intege, ibintu byinshi. Uyu mudayimoni ushobora kuza uturutse mu nzira nyinshi, ariko nanone cyangwa mu nzira imwe. Bibiliya iratubwira ngo umwanzi azagutera aciye mu nzira imwe, ngo ariko azaguhunga aciye mu nzira nto. Iyo tugiye kureba imiterere n'imikorere yabo, ntabwo twita cyane ku mbaraga zabo, ntabwo tureba cyane ku mbaraga z'abarozi, ntabwo tureba cyane aho iyo myuka yabikomoka, ahubwo tugira ibyiringiro bivuga ngo bazadutera baciye mu nzira imwe, ngo ariko kandi bazaduhunga baciye mu nzira nto. Yesu nashimwe cyane. Iyo Imana yacu ihagurutse, abanzi bacu baratatana. Rero uyu mugabo aravuga ngo umwana wanjye afite dayimoni, ngo aho imusanze hose mutura hasi. Uyu mwuka ukurikirana ubuzima bw'umuntu ukagenda umukubita hasi aho umusanze hose, ni umwuka mubi cyane. Aho ugusanze hose, turafatamo mu buzima bw'umuntu ibice bikeya by'ingenzi, cyangwa se
ntabwo turi buvuge ubuzima bw'umuntu bwose kuva kuri A kugeza kuri Z, ariko reka twibaze ngo ni hehe uyu mwuka usanga umuntu ukamukubita hasi. Abazi neza iyi ndwara y'igicuri tuyifatiyeho urugero, umubiri w'ikinyarwanda ivuga ngo ni igicuri, ariko mu by'ukuri ni umwuka uza, ni umwuka uza ugakubita umuntu hasi. Iyo akenshi buriya indwara y'igicuri ifata umuntu iyo ageze mu bantu benshi. Ushobora kuba umuntu ari mu bukwe yambaye neza, kuko yahagurutse mu rugo nta kimenyetso cy'uko ari bugwe abona, nta muriro yari afite, ku gicuri ntigitera umuriro, nta kimenyetso na kimwe yiyumvagaho ko ari buze kwikubita hasi, akambara neza, akaberwa, akajya mu birori nk'abandi. Yagera mu bantu, uyu mwuka mubi, iyi dayimoni rero ubugome bwayo, ntiyitaye ko wambaye neza, ntiyitaye kuri kumwe n'abantu, ntiyitaye kuri kumwe n'abakuru cyangwa n'abato, ntiyitaye ko watumiwe wicaye mu ntebe y'icyubahiro. Ako kanya wa mwuka ugaza ugafata umuntu, wajya kubona ukuntu umuntu ari ibintu yikubise hasi imbere y'abantu, abantu bagahungiza, abashoboye gusenga bagasenga, batabishoboye bagaterura bakajyana hirya, bakaza gutegereza ko wa mwuka uri buze kumurekura akongera agahaguruka. Uyu mwuka ntiwiciye umuntu ngo apfe, ariko umutesha agaciro. Icyambere ni umwuka wambura umuntu icyubahiro. Muri ya ntebe y'icyubahiro wari wicayemo, muri wa mwanya mwiza, cya cyicaro wari wateguriwe, uyu mwuka ukaza ukahagusanga, ukaguterura, ukagukubita hasi imbere y'abana batashye ubukwe, imbere y'abantu bakuru bari aho, imbere y'urubyiruko, abantu bose bakakubona wigaragura hasi imbere y'abantu kubera wa mwuka. Ni umwuka wandagaza umuntu, ni umwuka uhora utesha umuntu agaciro imbere y'abantu. Nanone ubu bwoko bw'uyu mudayimoni, nibuka kera hari twiga muri segonderi, hari umwana twiganaga wagiraga iki kibazo. Najyaga numva kenshi bajyaga bivuga, ariko nari ntarabibona. Noneho twicaye turimo dukora ibizami, twicaranye ku ntebe, sinzi ukuntu nagiye kumva numva intebe irimo iranyeganyega. Naho hari haje umuntu wari uturutse hanze, yashakaga kumuha, niba ari wenda kugaha agapapuro kari kwa kundi umuntu aba arimo akora ibizami ariko bakamwibira. Uriya yaje amubonye, abonye n'uhagarikiye ibizami, wa mwukuraza ye kumva numva intebe irimo iranyeganyega. Mpindukiye mbona umwana yagagaye, ndahaguruka ndiruka, abayikubise hasi munsi y'intebe. Umwarimu araza, aragerageza amukuramo. Yari umwarimu nawe w'umusore, ku mwana nawe yari umwana, yari muto ariko ntabwo yari muto cyane. Amukurayo, ajyana hariya hanze, turasohoka twese. Ubu nubanga ibyari ikizami, bibaye nk'aho ikizami gihagaze, habayeho kwita ku muntu ngo bamuvure. Uyu mwuka ujya kumufata kino gihe waje ryari? Ni umwuka waje mu gihe hanze hari haturutse umuntu wari uje kumuha favor, yari amuzaniye igisubizo. Amubonye, abona n'umuhagarikiye. Muri aka gahe hari abantu babiri, hari umuntu uzanye igisubizo uje kumufasha, hano hari umuntu umuhagarikiye. Noneho uyu nguyu we yikubise hasi. Uyu ni umwuka uzi kubara igihe cy'umuntu agiye kubona favor ku bandi bantu. Niyo mpamvu iyi dayimoni ni dayimoni mbi cyane. Nubango mu bintu ikora, bwa mbere twabonye ko ikintu cya mbere ikora ni ugutesha umuntu agaciro. Icya kabiri ni umwuka ukubara muri cya gihe bakabonye amahirwe yawe ukagukubita. Muri cya gihe hari haje umuntu ugiye kumufasha, muri cya gihe hari haje umuntu ugiye kumusunikaho gake ngo yigire imbere, niko kanya nanone ya dayimoni yajemo. Ako kanya biramubirinduye yikubise hasi. Uyu ni umwuka ubuza umuntu amahirwe. Nanone ndabaha urundi rugero rwa kabiri. Hari umugabo umwe yari umwarimu, yari umuprofeseri muri kaminuza. Noneho azaje guhagarikira, yarigishaga abanyeshuri. Noneho azaje gutanga ikizami. Agiye gutanga ikizami, kuko yagiraga icyo kibazo cy'iyo ndwara. Iyi ndwara ni indwara mbi cyane. Bamwe bavuga ko yafentize bisanzwe, ariko abandi bari bamuzi bakavuga ko iyo ndwara yarayisanganywe. Reka nkoresha urugero gusa ko rw'abari bavuga yuko yarayisanganywe, kuko rafite ingero z'ahandi yari yaragiye. Ariko abandi bakavuga ko ari gufentinga bisanzwe. Yaguye ryari? Yaraje azanira abana ikizami, abashyira mu ishuri, arabibaha, arahagarara, arabahagarikira. Muri icyo gihe ahagaze aho ngaho, wa mwuka uburaje
uramufata ukubita hasi. Umukubise hasi, urebe ko abanyeshuri bari n'abantu basekeje cyane, aho kugira ngo birukanke bajya kumuterura nk'uko uyu mwarimu yirukanse ajya guterura uyu mwana twari twicaranye. Iki gihe uyu nguyu w'umwarimu aguye, ntago abanyeshuri birukanse ngo bamuterure, ahubwo bakoze iki? Buri munyeshuri yirukanse ajya gushaka note aho ziri, baricara barakopera, bafata urupapuro rw'ikizami hano, bafata notes zabo hano, barandika. Umugabo ari hasi arigaragura, abandi barimo barandika. Ari hasi arigaragura, aratigita, ifuro riraza, abandi barimo barandika. Igihe barangije kwandika nibwo bagiye kumuterura haha. No kuvuga ngo dore ikibazo cyaje. Byari bigoye ko uyu mugabo ari bugiye muri administration akavuga ngo nagize ikibazo ndagwa, none abana bakopeye. Kugira ngo hagarare imbere y'abantu babwire yuko yaguye abana bagakopera cyari ikibazo. Nanone byari bigoye kugira ngo abwire abana ngo cyagenda rindi hasi ntabarebaga mwibye ibizami, none ngiye guhindura kino kizami. Kugira ngo ufate icyemezo gihindura ikizami muri kaminuza ntago ari ibintu byoroshye. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni umwuka mubi cyane mu buzima. No ngo muri cya gihe yari yikubise hasi, abandi ba profesa kanya yaguye barimo bariba, barimo barakora. Uyu ni umwuka ukurikirana ubuzima bw'umuntu, ukagukubita hasi muri cya gihe waguye, aho kugira ngo abantu bagire impuhwe birukanswe no kuza kugutabara, ahubwo wa profita yuko udahari bakabyaza umusaruro cya gihe cyawe waguye. Uyu ni umwuka usanga umuntu muri business ukamukubita hasi. Muri cya gihe abacuruzi bagenzi bawe bagatekereje kuza kugufasha guha igishoro no kongera kuzamura, baraprofita babakiriya wari ufite, bakabanza bakabakoresha, bakabatwara, bakazaza kukwibuka nyuma barabanje gutwara abakiriya bawe. Aha ni ahantu igihe kimwe wari ufite isoko wanyereye gato uyu mwuka gukubita hasi, aho kugira ngo barwiyemeze mu bagenzi bawe baze birukanka kugira ngo bakuzamure hahandi waguye, ahubwo birukanka bakajya gufata ya kontra wari ufite kugira ngo wowe wayibyaze umusaruro. Ni umwuka ugukubita hasi, mu gihe uri hasi abandi bagaprofita kuryama kwawe bakajya kubyaza umusaruro wa mwanya wawe waguye hasi. Umugabo araza aramubwira ngo uyu mwuka aho umusanze hose umukubita hasi. Bantu b'Imana, ndahira bamubwira ngo ubuzima turimo tugendamo twisanzemo, ndetse iyi si dutuye twasanze tuzanasiga, kiretse ab'impande zavuga bagihari nabwo izaba igihari. Yesu nashimwe cyane. Hari ibintu twasanze tudashobora guhindura, kiretse imbaraga z'Imana yaremye isi yonyine. Yesu nashimwe cyane. Kiretse imbaraga z'Imana yaremye isi yonyine. No ngo uyu mwuka gumaze kwabwira ibintu bitatu ukora. Icya mbere ni umwuka ugusebya mu bantu. Icya kabiri ni umwuka ukubita amahirwe cyagiye ugiye kubona favor ukagukubita. Icya gatatu ni umwuka ugukubita hasi mu gihe bakagufashije, abandi mu gihe bakagufashije ahubwo bagaprofita wa mwanya wawe. No ngo igihe cyawe uri hasi ugwa, abandi barimo barakibyaza umusaruro. Bantu b'Imana, mwebwe mu nkurikiye aha ngaha, ndagira ngo mbabwire ngo nta kindi kintu na kimwe ku isi y'Imana, nta mbaraga na zimwe ku isi y'Imana zishobora guhangara uyu mwuka uretse imbaraga z'Imana yaremye ijuru n'isi. Yesu nashimwe cyane. No ngo abantu bose kuri iyi si, abakomeye, aboroheje, uwo maze kubaha ingero z'abantu babiri. Umwe yari umunyeshuri, yari umwana muto. Undi wa kabiri yari umuntu ukomeye wize cyane, ko umuntu wigisha muri kaminuza wari umuntu ukomeye. Igihe yikubise hasi, abandi barafashe baravuga ngo okay, muri kwa kugwa kwe na amahirwe kuri twebwe. Uyu ni umwuka ugukubita cya gihe washengabaye bigahinduka amahirwe ku bandi bantu. Aho umusanze hose umukubita hasi. Uyu ni umwuka usanga umuntu ku ishuri ukamwirukana. Umuntu agata ishuri akagenda, nta muntu atabuze minervare, nta kintu kimwe cyabaye, ariko muri we kumva ko akeneye guta ishuri. Muri wa mwanya hari abantu benshi bagiye batakaje kwiga kubera izo mpamvu. Hari abantu bize nta minervare batanga, ariko bariga bararangiza. Ko hari igihe habaho imiryango, hagiye habaho NGO zifasha abantu kwiga, abandi bantu bakagira favor mu famille n'inshuti n'iki bagafasha abantu. Hakaba umuntu wari ufite ubushobozi bw'iwabo rwose, minervare zirahari ntiyazibuze, si umurwayi wo mu mutwe ngo n'umusazi,
ariko yagera ku ishuri mu minsi mike ariga neza n'umuhanga afite ubwenge akazibwiriza ishuri akarivamo. Bamubaza impamvu ati giye numva kwiga bitari ngombwa. Kubera iki? Uwa mwuka umusanga musanze wuzwa kubita hasi. Yagiye ku ishuri umwuka wamukubise hasi wamukuye. Akagenda ati ngiye gucuruza ngiye gukora ibintu mu iminsi yose ahorana imishinga ariko nta numwe ujye wa successful. Iminsi yose ahorana ibitekerezo byiza ariko nta n'ikintu na kimwe yakora ngo cyemere. Yajya gucuruza uyu munsi agafata amafaranga ayo yabonye akayashora mu kintu runaka. Yageze hagati ati ndabona kitunguka cyane, akakivamo akajya mu kindi. Yagera ati ndabona kitunguka, ahora yiruka iminsi yose. Iherezo ni ukuzongera kwikubita hasi. Uyu ni umwuka mubi itorero ry'Imana. Uyu ni umwuka mubi cyane twagombye guhangana nawo. Twagombye guhagarara tugasenga, tugasaba imbaraga z'Imana yo mu ijuru ukadukuraho uyu mwuka. Uyu ni umwuka udatinya umuntu kubera imyaka y'ubukure cyangwa se ahandi hantu runaka ari. Ahantu hose gusanze ugukubita hasi. Hari umwana nanone umwe w'umuhungu ni umuhanga. Aho muherukira umaze iminsi narirwa kumubona ariko hano mu mujyi wa Kigali arahari. Ni umwana uri smart cyane. Ahantu nagiye gukorera stage, nari ndangiza kwiga, ndangiza muri bachelors, nagiye hano gukora stage. Niho hambere namuboneye. Ari mu bantu bari kurutinzwe muri iyo minsi. Araza akora training n'abandi. Muri gihe bari training kuko bakoraga training kuko n'umwana uri sharp cyane w'umuhanga. Niwe wari uyoboye iyo team y'abo bakozi bashya bangajwe, niwe ari nk'umuyobozi wabo. Igihe babahembye bakirangiza training, amafaranga ya mbere babahembye niyo mafaranga bamwirukaniyeho. Yaragiye aranywa kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere wa mukozi mushya bahaye inshingano nshya, office nshya agomba kujyamo, nta muntu uhari. Bahamagara ari mu kabari. Kuwa kabiri barahamagara ari mu kabari. Kuwa gatatu barahamagara ari mu kabari. Byagiye kugeza yamaze icyumweru ataragaruka. Ibaza umuntu n'umukozi mushya ahembwa umushahara umwe yari ataranakora. Uyu wawe umuhembye kuko yaje icyo gihe bakimaze muri training. Training irangiye barabahemba. Kurumva bagiye kujya muri training bamaze gusinya contract nk'abakozi. Igihe yagiye kugaruka, yagarutse yagiye gushaka impapuro zo kwa muganga zigaragaza ko yarwaye, aho yivuye, aho yaguze za paracetamol, aho yagiye bakamufata umuriro, nta ropo medical afite, nta kintu na kimwe. Yire atazi telefone zamuhamagaraga ari mu rusaku rwo mu kabari. Uwo munsi bareba mwirukanye. Hatitawe ko yabonye akazi, hatitawe ko yakoze training, nuvuga ngo yahombeje institution kuko baramutraininze. Barangiye baranamuhemba abaragiye. Nuvuga ngo wa mwuka aho musanze hose umukubita hasi. Ahantu bakabiri twahuriye nawe. Nanone nyuma hari haciyeho igihe hafi nk'umwaka. Nza kujya ahantu nabonye akazi nanone. Ngezeyo nsanga mu bantu duhuriyeyo muri ako kazi tujyanye muri training. Twajyanye nawe wa muhungu yari ahari. Kumubonye ndamumenye ko nari muzi, twari tuziranye muri iyo minsi. Aho ngaho yakoze iyo training, nakoraga stage, twarahuraga, twari tuziranye. Dukora training irarangira. Irangiye baraduhemba. Baduhembye igice cy'ukwezi kuko twayikoze nk'iminsi nka 15. Igihe turangiza iyo training sasa, amafaranga baduhembye twaratashye. Bumva we akenshi na konti bazifunguriye aho ngaho ko hari muri banka. Noneho baduha kimwe cya kabiri cy'umushahara hari kuwa gatanu, twese turataha. Bwacyaga kuwa gatandatu ari umuganda. Noneho kubera ko ubushize ngira ngo yari yarasinze akibagirwa kuza ku kazi. Noneho ubu ngubu yarasinze aza ku kazi vuba. Wumva ukuntu uyu mwuka ari mubi. Baduhaye kuwa gatanu turatashye. Kuwa gatandatu bwakeye umuganda. Arara mu kabara. Bukeye mu gitondo yamyukira amubwira ngo irukanka ujye ku kazi. Araza agera ku kazi. Atangira gusunika n'abasekirite. Ababwira ibyongereza byinshi. Ni mu kingure ninjire. Genda umukozi hano. Aravuga ibintu byinshi. Abasekirite banubwo atari kubasaza. Uyu munsi no muganda n'abakingura office baraza nyuma y'umuganda. Kubera ko yarayanywa ako ari aho ngasunika n'abasekirite ibyo bamubwira ntabyumve, yicara ku ntebe hariya ku muryango wa banka arasinzira.
igihe ibyago byo bikomeye yaje kugira mu bantu baje mbere, haje umuyobozi mukuru wari wungirije umuyobozi mukuru, yari umudamu uri kare cyane mu myaka ye. Ahageze arabaza ngo uyu muntu usinziriye hari muntu ki? Baramubwira ngo ni muri abakozi bashya bangaje ejo bundi. Ako kanya yahamagaye ushinzwe abakozi aravuga ngo mu bantu mwangaje ejo bundi ashobora kuba arimo umusazi, yasinze yaraye aho ngaho. Ako kanya nuvuga ngo barateruye barajyana, yagiye kugaruka n'ubundi asanga ibaruwa imwirukana. Ubwoko bw'Imana, uyu ni umwuka utakubuza kwiga, ni umwuka ukwemerera kwiga ariko ukakubuza ko ibyo wize bizakugirira akamaro. Munkurikire neza, nuvuga ngo uyu nguyu ntimuwitiranye uko twatangiye kwiga bene uyu mwuka usanga umuntu ukamukubita hasi. Hari n'indi myuka tuzagenda twigaho tuyisesengura cyane. Impamvu nyamukuru yo kwigaho no kuyisesengura ni ukugira ngo tujye tumenya intambara turwana nazo. Yesu nashimwe cyane. Ni ukugira ngo kuko byakugora kurwana n'umwanzi utamuzi, byakugora kurwanya umwanzi ukamunesha utazi imbaraga afite n'ubushobozi bwe. Noneho muri icyo gihe yaje n'ubundi baramwirukanye bamusubizayo, aragenda. Nuvuga ngo igihe cyose ahembwa rimwe ntagaruke, ahembwa rimwe ntagaruke. Ikindi gihe nanone nongeye guhura nawe, sinzi kugeza umaze igihe naheruka amakuru ye, niba yarakijijwe, niba kimeze gutyo, niba kiriho ntago mbizi. Yaje gukora ahandi hantu, noneho umuyobozi we yari umuvandimwe, arambwira ati ngiye kugufasha, amafaranga tuzajya tuguhemba, ngewe turafungura konti ngewe mu mazina yanjye nawe, ariko konti zajya umushahara wawe. Nuvuga ngo tuzabwira banka ko utemerewe kuzajya uretiraho na rimwe uri wenyine mu gihe ntagusinyiye. Nuvuga ngo tuzajya tubanza tuganire, tujye inama, turebere hamwe amafaranga ugiye kubikuza nayo gukoresha iki. Nitumara kwiyemeranya nkusinyire yandi ujya kubikuza. Barabyemerana. Ahembwa rimwe, ahembwa kabiri, ahembwa gatatu. Icyo yakoze niki? Yaje kugenda, nuvuga ngo umuvandimwe cyo yamufashaga, yabikuzaga amafaranga ahura no kwishyura inzu no gukora utundi tuntu agiye gukora, ku buryo azasigara n'ayandi yo kujya kunywera. Asunikaho iminsi, arangera agenda aricara yiga kwigana sinya y'aba muvandimwe we. Amaze kwiga neza, amaze kuyimenya, yaragiye arasinya, amafaranga yose kuri konti barayamuha. Bamaze kuyemuha yegera mu kabari. Ya minsi y'akazi arabura, yari umukontabure w'icyo kigo. Iminsi y'akazi arabura, baramushakisha arabura, baramushakisha arabura. Igihe yabonetse bagiye kureba basanga amafaranga kuri konti yamazeho. Wa muvandimwe we aza muri banka kubaza ngo kuki mwamuhaye amafaranga ntahari. Baramubwira ngo ariko baramusinyiye, nimuzanaho nasinye ndebe. Baragenda bazana ya sheki barayimwereka. Ayirebye asanga sinya uko yasinyaga ni nako yari sinya. Babaronge nabo baramwirukanye. Nuvuga ngo ni umwuka ukurikirana umuntu. Uyu muntu ni umuhanga, uyu muntu yarize, ariko iyi daimon iravuga ngo aho nzajya nkusanga hose nzajya nkukubita hasi. Hari abantu bize, hari abantu b'abahanga, hari abantu bajya kugishwa inama, bagatanga inama z'ubwenge nyinshi, ariko basanze ahantu urebye ukuntu bambaye, urebye ukuntu bameze. Mu minsi ishize nabonye akantu ka video abantu bakaca ku WhatsApp, hari umugabo umeze nk'umusazi arimo avuga ibya covid, arimo asobanura ngo arasobanura ko leta terime nyinshi uvuga ari umuntu uvuga ibintu azi. Wareba ukuntu asa, wakuva ibintu avuga, arimo avuga ngo agiye kurega ngo kuko bavuze yuko ngo iriya virus ngo igenda, ngo kandi ntago virus igendera mu mwuka. Arasobanura ibintu byinshi, abantu bamwe ukabona harimo n'abantu baba scientist bandi nabo barabyemera. Wareba umuntu bivuga, wareba ukuntu asa, ugasanga ibyo avuga nuko asa nta hantu bihuriye. Hari abantu kuri iyi si y'Imana Satani yohereje uyu mwuka uhora ukurikirana iminsi yose. Ugasanga umuntu w'umuhanga biravuga ngo igihe n'igihe cya igihe ngo ibihe nibi bigenda bigwirira abantu. Biravuga ngo mu gihe cy'umuntu ngo igihe abahanga si bo babona imigati, si bo babona imitsima. Intwari sizo zirangiza urugamba. Navuga ngo ihari ibihe biza ku muntu bikaguhinyuza bititaye kuwuriwe. Hari abantu barangiza kwiga buriya muri kaminuza, abantu bariga bakabona za lisansi ariko mu buryo butandukanye. Hari ababona za grad distinction, hari abagenda babona ibi, hakaba n'umuntu ubona amanota bita ngo ni passe senka. Ku buryo iyo mwagraduate ufite igiceri cya 50 ubonye senka, ndakubwiza ukuri na gahunda wayambara ufite isoni. Bene aba bantu
hano hanze, bageze hano hanze, ndakubwiza ukuri, wa wundi wabonaga muri za wabonye ngo grand distinction abantu bose bubaha, yagera hano hanze bikanga, wa mwuka ukamusanga aho ageze kubita hasi, ahakoze ikizami ntibamuhamagare, aho atsinze yagera kuri interview bamubona kubera wa mwuka, bakabona ari ikintu buri hari ukuntu satani asiga umuntu icyangiro, ahageze hose bakabona ko ari umuntu mubi. Wava kuri interview maze kuyikora wasubije, wasohoka umuntu akabaza ngo umubonye gute, uriya muntu ibyo avuga arabyumva, ngari kumurebye ku maso urabona asa nkaho ari umujura, kubera wa mwuka ukuriho abantu bakubona babati uriya muntu yakwiba, uriya muntu ariba pe, yewe yari yasubije ibyo yavugaga urabona bizi, ariko kandi umuroye mwe mwabonye gute, undi ati nanjye natinye kubivuga ariko ntababeshye, ndabona uriya muntu yakwiba. Umuntu agatakaza akazi gutyo ko kuri interview biragoye kuzavuga ngo naratsinze, watsinze gute? Yesu nashimwe. Hakazaza wa wundi wa senkani wiboneye 50 pasi ye, we akaza akeye kuko wa mwuka ntawo muriho, yahagera agasubiza bike, ibindi abivanga, ibindi yamara kuva batangira kumuganira, ariko uyu muntu urabona kabisa nubwo ubona atabyumva neza nka wundi wa mbere, ariko wamuha training yabyumva, urabona ari umuntu usa neza, urabona ari umuntu uvuga neza, bagatangira kumwita mwiza batitaye kuri ya manota yabonye. Nuvuga ngo iyi si turimo hari ibindi bintu bikenewe ku buzima bw'umuntu hirya y'ubumenyi bwo kwishuri. Yesu nashimwe cyane. Hari imbaraga z'umwuka ziba ku buzima bw'umuntu zikeneye gukurwaho kugira ngo nabwa bwenge afite bugaragare neza. Uyu ni umwuka usanga umuntu ahantu hose gusanzwe gukubita hasi. Yesu nashimwe. Ntabwo rero uyu mwana w'umuhungu yari afite ikibazo ngo uyu mwuka wamusangaga hose wamukubitaga hasi. Ese araza abwira Yesu ngo byansi. Yesu aravuga ngo nzageza he kubana nawe, n'abantu b'ikigimwe mutizera. Aravuga ngo nimumunzanire. Ndababwira ngo ijambo rya mbere, ikintu cya mbere cyo gukora, wowe unkurikira haba kuri radio, wowe unkurikira haba kuri YouTube, wowe unkurikira aho unkurikiriye hose, nagira nkubwire ngo niba hari umuntu uzi ufite icyo kibazo, niba hari umuntu uzi umeze gutyo, igisubizo cya mbere ni kimwe. Yesu yabwiye umugabo ngo uwo mwana nimumunzanire, uwo muntu umugira inama yo gusanga Yesu nshuti yanyu. Uwo muntu umubwira asange Yesu, kuko ni Yesu wenyine ubasha gukiza bene ibyo, ni Yesu wenyine ubasha kwirukana bene iyo myuka, ni Yesu wenyine ubasha kugukubitira izo mbaraga zikurwanya, ni Yesu wenyine ubasha gucyaha uwo mudayimoni akigirayo. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ari imbaraga z'amashuri, ntabwo ari imbaraga z'imiryango. Uyu mwana nababwiraga yananiye mukuru we kandi yarakomeye, afite kampani ikomeye. Uyu ni umwuka utirukanwa n'imbaraga z'igitinyiro cy'umuryango wawe. Uyu ni umwuka ufata umuntu w'umugabo waciye ku mateleviziyo atandukanye y'ibihugu ukamukubita hasi imbere y'abantu akandagara. Uyu ni umwuka usebye umuntu, hahandi ushobora kujya, hari umuntu umuvandimwe yigeze, hari famiye imwe yari ifite ikibazo cy'umuntu yari yarasaze, yambaraga ubusa, bamukiraga mu nzu bakamukingirana. Umunsi umwe habaye ubukwe, umwana we yarongoye, ntabwo abantu bazi aho yaciye, imbere y'abakwe, imbere y'abashyitsi, imbere yagiye kubona umuntu asohotse munsi yirukanka yambaye ubusa, baramwirukankana, baragenda bamufatira hirya bamusubiza mu nzu barakinga. Nuvuga ngo ka kantu wa muryango, cya cyubahiro wari ufite, rya shema wari ufite, ba bantu bari bicaye aho bagiye kubona nyir'urugo asohotse mu nzu yirukanka yambaye ubusa. Hari ingo z'abantu benshi iyo bafite ibirori usanga bafite abantu bari bujyane inyuma bagakingirana ahantu, usanga bafite abantu bafata bakabambika neza bagashyira mu modoka bakabwira ngo mutware kure kuko araza gukorera yakabara imbere y'abantu tugibweho urubwa. Bene uyu mwuka igisubizo so guhisha umuntu mu nzu, igisubizo so kumwambika amapingu, igisubizo so kumukingiranira ahantu, igisubizo no kumushyira Yesu. Yesu abwira uwo mugabo, aravuga ngo uwo mwana nimumuzanire. Bamaze kumumuzanira biraba ngo Yesu acaha ya daimoni, ngo daimoni imukubita hasi, ngo atangira gutigitana none imbere ya Yesu. Iyo daimoni hageze iratitira imbere ya Yesu, ya daimoni hageze imbaraga zawe zirabura. Yesu nashimwe cyane. Rero wowe ufite umuntu nk'uwo, wowe unkurikira ufite ikibazo nk'icyo, igisubizo nkwa ni kimwe gusa, sanga Yesu. Yesu nashimwe cyane. Sanga Yesu kuko niwe wenyine ufite igisubizo, nta muntu n'umwe ufite igisubizo nk'icyo ngicyo. Abandi benshi mwirukankira mu barozi, ariko abarozi nabo ndagira ngo ni umwana w'umuntu. Nigeze kujya ahantu rimwe mu majyaruguru,
noneho ngezeyo ahantu ari nacumbitse buciye mu gitondo tugiye gutaha, noneho batubwira ko hari umuntu bafite urwaye uri ahantu. Turagenda tugiye kumureba, nari ko ari kwa muganga ariko yari ahantu mu kigo. Tugezeyo dusanga nkabona abantu tukije, nkabona umuntu ari hanze kuri telefoni bari imyoza, abandi barahamagara babuze uko babigira, abandi bari hehe habaye iki. Naho uwo muntu yari afite indwara imeze nk'iyi ngiyi. Umuganga we barimo baramuhamagara ntiyitaba telefoni, umuganga niwe ni umupfumu wamuvuraga. Ndeba muvuma ziraho ndababaza ngo ese iki kibazo mugikemura gute? Barambwira ngo hari umuntu ujye umuvura ngo ariko telefoni ye yabuze. Telefoni yabuze, bati mwanyemerera tugasenga. Bati nta kibazo. Turasenga ducyaha ya daimoni naceceka. Umuntu imaze gutuza arahaguruka turaganira ko tunagenda yaramperekeje. Ndanye nababwira ngo rero reka mbahe inama, ntimuzongere kwiringira umwana w'umuntu, kuko uwo mwahamagaraga se abaye yapfuye nawe, kuko ni umuntu. Ariko hari ahantu duhamagara, haleluya, hari umuntu tugira duhamagara telefone ye ntigivaho. Ikibira ngo yapfuye rimwe arazuka byiteka ryose ntazongera gupfa. Nabwo n'impamvu yapfuye suko urupfu rwamurushije imbaraga, ahubwo yaragiye kunesha urupfu. Yesu nashimwe, yaragiye kugira ngo twe tube bazima, kuko uyu munsi turi bazima muri Kristo Yesu. Ndabwira ngo hari imbaraga zindi zihari. Hari umuntu ufite imbaraga uhora uhari igihe cyose, ni omnipresent, ahora hari iminsi yose. Iyo uhamagaye telefoni ye ntigivaho, iyo umusanzu urushyira kuruhura, iyo umusanzu urwaye aragukiza. Uwo ni Yesu Kristo w'i Nazareti, niwe naje kubabwira uyu munsi. Yesu nashimwe cyane. Ndagira mbwire ngo bantu b'Imana, nta handi hantu hari imbaraga, nta handi hantu hari ubutabazi na hamwe uretse ku mwana w'intama w'Imana Yesu Kristo wenyine. Niwe ufite ububasha n'ubushobozi kuri buri kintu cyose. Uwo ni wo kwizerwa, uwo ni wo kwiringirwa, niwe wenyine dufitiyemo kunesha. Hirya ya Yesu Kristo imbaraga z'isi za kunesha nshuti y'Imana, ariko muri Yesu Kristo niwe honyine ufitiye ubutsinzi. Haleluya. Muri Yesu Kristo niwe honyine ufitiye ubutsinzi. Muri Yesu Kristo niwe honyine ufitiye ubutabazi. Muri Yesu Kristo niwe honyine ufitiye, niwe ugufata bwa bwenge bwawe bujagaraye akabuha umurongo. Yesu nashimwe cyane. Ko ahangaha ntabwo ntiyakora imbaraga zindi, ni imbaraga z'Imana zonyine. Ntiyakora imbaraga zindi zari zose wakwizera, ni imbaraga z'Imana zonyine. Ahangaha niho uzasanga umuntu ari umuntu ukomeye, ariko hari ikindi kintu hariya mugenzi, hari ikindi kintu hariya yambariyeho, hari ikindi kintu hariya agenderaho, hari umwuka ahora yikanga iminsi yose. Ni gute wicara ukaryama ugasinzira uzi neza ko uyu mwuka uhari? Niba hari ibimenyetso byawo ubona muri famiye yiwanyu, sanga Yesu nshuti y'Imana, ko nta garanti ufite ko uyu mwuka utazakugeraho. Ni Yesu wenyine usanga ukaba muzima, ko iyo umusanze bira ngo niwe waje kutumenyesha iby'agakiza. Amaze kuduha agakiza aradusengera ngo arangije aravuga ngo ndagiye ngo kandi nimara no kugenda ngo nzaboherereza umufasha. Nta wundi ni umwuka wera w'Imana. Umwuka w'Imana iyo uri muri wowe, iyindi myuka yose iragutinya nshuti y'Imana. Ni mwakire Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, abaha imbaraga z'umwuka wera. Ku mbaraga z'umwuka wera zizirukana imbaraga y'iyo myuka yindi. Nta handi wabonera ubutabazi keretse kuri Yesu honyine. Yesu nashimwe cyane. Ni Yesu wenyine ubasha gucyaha uwo mwuka. Ni Yesu wenyine ubasha gukubita hasi izo mbaraga. Ndagira ngo mbabwire ngo ejo tuzakomeza tuganira turebe ngo ese icyambere ngo musanze hose umukubita hasi. Icya kabiri ngo umubiri shifuro mu kanwa. Tuzaganira kuri pati ivuga ngo ese kuki Bibiliya ivuga ngo umubiri shifuro mu kanwa? Ese byo bisobanuye iki mu mwuka? Niki nakora kugira ngo iri furo ntirize? Uyu munsi nabaganiriza kuri ijambo rivuga ngo aho musanze hose umukubita hasi. Iyo gusanze mu rushako gukubita hasi ukaruvamo, utitaye kuri depense wagize z'ubukwe, utitaye ku nkwano bakoye, utitaye ku mbaraga byagutwaye. Iyo gusanze mu rushako gukubita hasi, iyo gusanze mu kazi gukubita hasi, aho gusanze hose gukubita hasi. Ndagira mbwire ngo aho hasi waguye hari imbaraga zahakuzamura, ni imbaraga za Yesu Kristo wenyine w'i Nazareti. Imana ya Isiraheli baho umugisha, Imana ya Isiraheli bagire neza, imbaraga z'Imana ya Isiraheli zikomeze kubana namwe. Yesu nashimwe cyane. Niwe wenyine ufite imbaraga, niwe wanesheje urupfu, niwe ufite ubuzima bwawe mu kiganza. Ntuzajye kubaza umuntu ubuzima bwawe, kuko ntabwo ari wakuremye. Yesu nashimwe cyane. Abo nabaje se ni gute we umbwira ngo wizeye umuntu? Hari umuntu umwe bigeze kumutuganirira, yigeze kujya kuraguza. Yari afite ibibazo byamuremereye cyane, agenda agiye gushaka umupfumu. Ngo agezeyo asanga umupfumu yapfuye, ariko ntiyamenya ko yapfuye, nawe aricara ku murongo. We yabonye abantu baje ku kiriyo, yibwira ko ari abaje kuraguza, ko n'ubundi bajyaga bagiye bakahabasanga.
ageze yabonye abantu bamuri imbere aravuga ati nakererewe abandi bantanze barampa inomero ya kure. Aricara arategereza ariko akabona abantu barasohoka abandi barinjira abandi baraza. Bimuyobeye abaza umuntu wari aho hafi, haba atari ko hano habaye iki. Undi aramubaza ngo we waje gukora iki? Ati nyine narije kureba umuganga. Abapfumu babita abaganga ngo ni badogiteri. Ati narije kureba umuganga. Undi aravuga ati yo ntabwo amenye ibyabaye, yapfuye. Ndayirabwira ngo abapfumu barapfa. Bwoko bw'Imana abapfumu barapfa, ntibazababeshye nabo barapfa. Agezeyo ababwiye ngo yapfuye ati ntabwo nari nabimenye, kuko icyamujyanye si ugutabara, icyamujyanye ni ukubaza ibibazo afite adafite ibisubizo. Icyo yakoze yarahambiye arataha, kuko yarageze ahantu uwo akamutabaye adahari. Yesu nashimwe cyane. Ariko dufite umutabazi, haleluya, dufite umutabazi udutabara, ntabwo apfa. Iminsi yose ahoraho, igihe cyose ahoraho, ku manywa abahari, nijoro abahari, amasaha yose abahari. Iyo umuhamagaye arumva. Narabwiye ngo mwaribeshye ntimuzongere na rimwe kwiringira umwana w'umuntu, ahubwo wowe iringira Imana yaremye ijuru n'isi. Yesu nashimwe cyane. Niyo yonyine iyivuze rimwe byose biraceceka. Iyo Yesu avuze byose biraceceka. Bwoko bw'Imana, ndagira mubwire ngo nimukurikire izi nyigisho, uzamenya byinshi bihishe inyuma y'iyo myuka yihishe inyuma y'ubuzima bwawe. Reka dushimire Imana. Data wa twese turi mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye kuri Imana igira neza, urera kandi urakiranuka papa. Komeza kutwigisha byinshi, udusobanurire byinshi mwana. Ikiruta kuri ibyo, ha imbaraga zihagije, imbaraga zikomeye itorero ryawe, abagaragu bawe, abana bawe, kugira ngo babashe mwami Imana gusenya izi mbaraga z'umwijima. Urakoze nyiribihe ko wemeye gutanga izo mbaraga. Urakoze ko waziduhereye muri Yesu Kristo. Urakoze ko waziduhereye imbaraga z'Umwuka wera. Urakoze mwami ko waduhaye ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Urakoze mwami ko waduhaye ububasha n'ubushobozi bwo gusenya imigambi y'umwanzi. Urakoze nyiribihe, komeza kutwongera imbaraga, ukomeze kubana natwe kurenza uko wabanye natwe mu bihe bitambutse. Urakoze mwami, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana imujyireho umugisha bwoko bw'Imana.